twice si wa mukobwa ave mu nzira ibintu birangire. Kuca umukobwa se? Mwica ariko si amafaranga si mani. Amafaranga araduha. Tuvugira inama cyane. N'ubundi byabaye umuhango wo kwinegura. Uriya mugore ntashaka kumwisengeneza washaka mbere y'umukobwa wala. Muri wowe uri murancaga ibintu byanyabusobanuro bakiri muca hirya hino. Sasa rero nimumve nyiyambajije. Twice si wa mukobwa ave mu nzira ibintu birangire. Kuca umukobwa se? Mwica ariko si amafaranga si mani. Amafaranga araduha. Ubwo arashaka turusenya rwabo. Kurusenya nyine bagatandukana. Byoroshye surundi ku munwa ku buryo ewa. Rero ngiye nk'umuntu murokoreye ntabwo nabyinjiramo cyane. Ahubwo ni ugushaka uburyo kitwaba twasa n'abateranye. Ko nubwo ubwanga aka kazi karoroshye. Niyo ngo nateshe. Biragoye abawe. Umuntu urabura inshuti yacu. Kandi wibuka uko bacyari rushyira urukundo rumeze ngo urajyahuruma biragoye. Aho rero Satani akorera akazi. Se noneho ubu muri iyi minsi yokorera umwami bita Satani. Ndarumva kudurira. Icyo nshaka ni amafaranga uwo murira na rusofero. Byemere neza kuko Satani ahemba neza. Nayo amafaranga turi kumwe. Numukanya turarya bya avance ndayifite. Aho yereka mbana nakubwira. Fata telefone, sufite nimero za Rahuru. Fata telefone wamagarira Rahuru aze hano. Mwereke ukuntu agakingo tugatangira ibyo byo by'ubukristo byoro ufite amafaranga byererana kugihe inyama zigiye ko hamagara umuntu. Magarira Rahuru. Kubuze umwana tujye umuntu twumva mara. Bindekere ku mafaranga niyo iki nifuku ngirumviriza. Yihorera. Ikuca. Okay. Rahuru. Salama. Ako shangira ngari kora kuri umugena haro bakisiga amavuta ntabwo kutagitaramira mu kabari muzirite. Betira no kwa Basumani ndimo ndaganira na Pazo. Ariko umuntu yanagutama agacupa nta n'ibirenze nani mu mugeni. Ese mu bukwe ntabwo twashe kuganira neza. Nta kibazo wowe hagere. Hagere ntabwo. Ibyo bireke abantu ibyo birekeje. Wewe fayo itsanga abandi bagabo. Rega bura nubwo ntabwo inzoga nk'amwe ariko mu bagabo uranda umugabo. Tebuka ngenda akakugurira rwose ndakakugurira pe. Sawa. Uri twagiye dupfa kutanywa inzoga ariko ubwo muri business ushaka kunywa amazi. Yiciyemo sasa. Sasa baravuga ngo kenyera ukomeze. Tugiye gukina. Nawakunda inzoga nk'ikeri cy'itabi. Nawe nikanywa inzoga. Burya se kuko akanywa inzoga kuri urwo rwego. Siko nta makuru ufite. Itajyana ibintu byoroshye. Iyo rero tugiye kubanza tumusengerere. Tumwumvishe uburyo kuri umugore wari umurozi. Ari n'umuntu mubi. Urumva? Kugenda byakunaga gutaka mutima. Ko uriya mukecuru yashatse gura umukobwa inzaratsi. Ibintu by'amarozi ukuntu uriya mukobwa arabyanga. Umugabo aramukunda. Niyo mpamvu yanyiyambaje. We Kigora aho cyakemutse pe kuba yaranabigerageje azinze kuhageraho. Reka zuzure. Nanone kuri uriya mugore waritonda ko ntari. Ibyo kugira zero tuye. Aho ko mwami wikemana akanyirukanisha mu kazi shanga ngarangira amashuri akanyirukana. Nta kintu bashingiyeho mwana. Namwe namugire. Oya sama faranga. Wowe.
Bite nyamara. Ni sawa ni sashamo. Bazo. Nawe baramufite. Nyamara mu masi. Ndaza kuyamwereza ko ari cyo Neza basi. Tumeze neza da. Hajya simero kunywa tuntu turike. Cyane ngiye magana. Akanze nawe. Uzabire mfite amafaranga karike none se. Karike imana. Ndabona muri wa mfite yawe. Ntabwo natinze se. Sama kabyara we. Kugira ngo si ibintu nibyoroshye. Ubu nabyo biba bisirinze biba bikomeye. Umuzaniye ka mambo. Mambo ji. Mambo. Oya je ntacyo na. Mo byose. Apfa kuba ari akarike. Niko. Nukuvuga ngo ndabona nyine mu bukwe bw'umugabo. Bashe kuganira. Twahuza umugambi. Sibyo. Ariko nk'abantu twubatse imbere ye tuve kugira inama cyane. N'ubundi byabaye umuhango wo kwinegura. Umuhango se ariko bizaje kubugeni. Umugore cyamufurira agapira. Neza kabisa. Ntabwo ameze nkatwe ariko turahirimbiye. Nuko natwe tukiri bashya natwe mu minsi iri imbere turaba tumeze nabi. Ntacyo twikomereza ibiganiro byacu. Yese bana umuntu mwamwaragane ndakubwire imyubakire y'urugo kuntu biba bimeze. Urumva nyine nk'umuntu w'umukene wigomba kwitwa araganira na kamera gikeya. Kikira nyine turi aho ngaho nashingiraho twikiriza natangira. Sama dukomeza tuganira. Soma kabimo kandi nabidanje. Urabizi turi inshuti kandi twamutanze mu gakino kaba ariko bivuga. Urakoze ko mubwire ikosa uyu mugabo yakoze kandi mubwire ahangaha numva kandi arabyumva. Yagiye gushaka pare ashaka pare w'umusore utorwa ku iyo ushatse pare w'umusore utorwa ku rugo numva inama yakugira ari atazi uko bimera. Hanyuma maze imyaka 13 nubatse arasoje igihugu uko bimeze kandi inshuti yanjye ntabwo nakifuza ko mba muri uzwi tikiziho. Yego namenyumve nabi. Bena mbere yuko ko ndi n'umugore uko ndi n'umudiyakoni. Icyo kibanza cyizere ntabwo nakubeshya. Icyo cyizere ntabwo nakubeshya. Kuba ndenga nkagurira abantu ibyo kunywa njyewe ntanywa urumva kandi biri tubwira ngo ntimukagagura ibyo mutarya. Nikeka n'urukundo ruri muri njye. Nugomba fata. Sibyo? Wewe ntabari kubibona. Wewe birenze no kuba inshuti yanjye ndetse n'umuvandimwe ahubwo muri abavandimwe banjye mwebwe. Sibyo? Bifatana mukuru wawe uzingisha inama. Hari ukuntu umugore yakosa akubwira ko ndi umuhane ukuntu bigenda. Umugabo ngubu ntabyo n'ibyara byo kwirirwa umufata mama ntabwo bibaho ko umuperezida wamaze kwiyamamaza. Ubwo nyine ubwo niba bamutoye ntabwo yasubira kwiyamamaza. Waramuterese byararangiye kumuyobora. Ariko wamuyobora wareka iki kigo waramunuga batagomba kureka gukora. Bona ukuntu mujya mu kabare ko ari igikorwa cyambaye nini. Nubwo turabona ko buriya natwe nawe uri umuntu ariko soma utazabimenya. Ndasoma nuko ntabwo byari gusinda none ntabwo gusinda wumvise akanyera inzatsi yaciye mu gutsinda bari gutinya akanyera kuroze umugore gutinya umugore. Oya ntabwo ari gutinya umugore none bigenze bise ntabwo cyari guhita nsinda kandi ubwo se bisi kasinda akuriye ako biraruzi agasuzuguro k'abadamu.